Reka dukomeze n'inkuru yacu yitwa ubuzima bw'imvange. Iyi ni episode ya 2. Muribuka ko twasize mama afashe umwanzuro ukakaye wabatunguye bose, ariko tutamenye ngo ni uwuhe. Nge mukomeje kubana nitwa ubusi wose. Ntibyari byoroshye. Umwana yagombaga kuvuzwa kandi umukobwa nawe ntiyagombaga kureka ishuri. Uwo ni wo mwanzuro mama yafashe, nubwo nawe atazi ko agiye kubigenza. Papa nk'umugabo mu rugo we yanzuye ko umwana agomba kuvuzwa, umukobwa akareka ishuri. Mama kubera ukuntu yashaka ko umukobwa we yiga, ntibyari kumworohera aho kumubona yaretse ishuri. Yarahagurutse afata umwana amuterura mu nkosha, niko kuvuga aya magambo agira ati: "Mugabo wanjye nkunda rero, reka umukobwa wanjye akomeze yige, nanjye ngiye kujya kwa muganga mbatakambire, wenda ntihazabura umugira neza wamfasha." Mu by'ukuri umugabo we yatangiye guta umutwe, ndetse mu maso ye ubonaga ko hatangiye kujengamo amarira. Niko kwikoza hirya gato maze yihanagura amarira yamanukaga ku matama ye. Niko kugaruka akabwira umugore we ati: "Mugore wanjye rero ntaho nkukinze, ibyo dutunze hano urabizi, nubwo twabigurisha ntabwo havamo amafaranga y'ishuri nayo kuvuza uyu mwana. Gusa ubwo uhisemo ko byose biba, ubwo ufite uko uzabigenza." Gusa ariko ubwo umugabo yese akura mu mufuka w'ikote akuramo 2,000. Arayamuhereza agira ati: "Ntabwo wava hano nta mpamvu ufite, kandi ntabwo uzi n'igihe bizagufata. Ubirimo, ibi ntabwo ari iby'igihe gito, kandi nanone ntabwo twajyana. Ndasigara hano nita kuri aba bana. Uyu muryango usibye umukobwa mukuru, abandi bari utwana ntabwo bari kubasha kwiyitaho." Ubwo mama bamupakiye utwangushye twe duke yari gukenera, maze umukobwa aramuherekeza baragenda. Umusaza nawe asigara mu rugo n'agahinda kenshi. Ubwo abandi nabo bakomeje urugendo, ari n'aka kana gato kagenda karira inzira yose. Birumvikana kari kari mu buribwe. Ntibarambiwe n'urugendo, bageze ku kigo nderabuzima abananiwe cyane. Bahasanga n'abandi barwayi bategereje kubonana na muganga. Baricaye bafata umwanya barategereza, ariko umwana akomeza kurira cyane nk'ufite ikibazo kiremereye. Abandi barwayi barebye ukuntu ako kana gakomeje kurira, maze bakagirira impuhwe, bahita babaha umwanya barinjira. Muganga akimara kumenya ikibazo cy'umwana nta kindi yakoze, yahise abandikira transferi ku bitaro bikuru, ndetse ahita abaha na ambulance ibatwara. Bari mu modoka bagenda, mama wakundaga gusenga cyane yafashe ishapure agenda avuga rozari, ari nako asaba Imana ngo umwana we azavurwa akire. Kandi wibuke uyu mumama nibwo yari akimara kubyara, n'ubundi yari afite imbaraga nkeya. Ubwo umukobwa nawe yaje gufatwa n'agatotsi arasinzira. Bageze ku bitaro mu masaha ya nimugoroba, maze barakirwa babereka aho baba baruhukiye. Mu masaha make muganga yaraje ababwira ko bitewe n'ikibazo umwana afite, bagomba gutegereza abaganga b'inzobere bazaturuka mu mahanga, akaba ari bo bazamuvura. Ubwo muganga yakomeje ababwira ko bazaza mu cyumweru gitaha. Ubwo rero turaba tubacumbikiye hano mu bitaro, mutegereze igihe bazazira. Umwana kandi abaganga turaba duhari, tuzajya tugufasha aho uzajya dukenera." Ubwo baberetse icyumba bagomba kuba barimo bategereje igihe abaganga bazazira. Kubera ko n'ubundi bwari bwije, bararyamye, ijoro rirakomeza. Mu gitondo bwakeye mama yakangutse kare. Ibitekerezo byari byamubanye byinshi mu mutwe, arimo yibaza agira ati: "Yego twageze kwa muganga, ariko se umwana wanjye azavurwa akire agendere ku maguru ye yombi? Ahubwo se umukobwa wanjye uri hano kagomba gusubira ku ishuri, ndabigenza nte? Umugabo wanjye se n'abandi bana nasize bo babayeho bate? Nyagasani, ibi byose mbisize mu biganza byawe,
ni wowe ugomba kubyitaho. Ako kanya umukobwa nawe yarakangutse, niko gusanga nyina yabyutse kare, maze aramubaza ati, mama, ntabwo wigeze uryama? Mwana wanjye se naryama nkasinzira gute n'ibibazo byose nikoreye? Ahubwo nari ndimo mbitekerezaho. Urabona twaraye aho tutakagombye kuba twaraye. Umukobwa aratangara cyane, niko kubaza mama we ati, ngo iki mama? Ngo twaraye aho tutagombye kurara? Uzi ukuntu ahantu nahishimiye. Ni ukuri ni ubwa mbere ndaye ku gitanda cyiza nk'iki. Cicikaho se nyine, nta soni. Uko niko mama yabwiye umukobwa we, anamukangamira cyane, kandi yongeraho agira ati, aha hantu twaraye ntabwo twaharariye ubuntu, aha harishyurwa, kandi rwose ubwo bushobozi ntabwo dufite. Tugomba kuva hano tugashaka ahandi tujya, batazajya batwishyuza. Ariko mama, nituva hano uyu mwana ashobora kubaho nabi, ndetse akaba yanarwara n'izindi ndwara. Njyewe ndumva twaguma hano. Mama niko kwitsa umutima, maze aravuga ati, mwana wanjye, nta yandi mahitamo dufite kugira ngo turinde ubushobozi bwacu, nuko tugomba kuva hano. Ku rundi ruhande mu rugo naho papa bisa nkaho ariwe wasigaranye inshingano zose zo mu rugo, kwita ku bana ndetse n'indi mirimo itandukanye y'aho mu rugo. Ariko kubera gukora bimwe mu byo ataramenyereye byabanje kumutonda, ndetse bimwe na bimwe bikajya bimunanira. Gusa ariko kandi akanatekereza ku bagiye kwa muganga. Arimo yibaza ibibazo byinshi ku mutima we, agira ati, umugore wanjye n'abana ndabizi kwa muganga ntabwo biboroheye, ahubwo se babayeho gute? Buriya se koko umwana wanjye azavurwa akire? Ariko nta kundi, Imana niyo nkuru kandi ishobora byose. Iminsi yakomeje kwicuma, ari nako mama akomeje gutegerereza aho kwa muganga. Ubwo kandi bari baravuye muri cya cyumba bari barahawe, basigaye bibera hanze ku kabaraza. Byagera nijoro bagasasa agakarito bakirambikaho. Imbeho ntibari bakiyumva. Ubwo babaga batunzwe n'abagira neza babahaga utwo kurya. Mu gitondo harabura umunsi umwe ngo abaganga bari bategerejwe baze. Mama n'umukobwa we babanje kujyana akaganiro gatoya kandi kanababaje. Mama mu ijwi rituje cyane yafashe umukobwa we mu kiganza, aramubwira ati, mwana wanjye, tumaranye igihe kinini hano dutegereje abaganga. Ndakeka ejo ari wo munsi batubwiye bazaziraho, ariko ndabona tudakwiye kugumana hano. Ishuri rigiye gutangira, kandi wibuke ko ugomba gukomeza ukiga ukarangiza mwana wanjye. Rero ugomba gusubira mu rugo ukitegura ishuri, ndetse ukajya ufasha papa wawe kwita kuri barumuna bawe. Bivuze ngo ntabwo uzongera kwiga uba ku ishuri, ugiye kuba uhinduye ikigo, wige hafi yo mu rugo, aho uzajya utaha bikoroheye. Mu by'ukuri umukobwa yarangije kumva amagambo, amatama ye yuzuye amarira menshi cyane. Atabajwe n'uko imyigire igiye guhinduka, ahubwo ababajwe n'ukuntu agiye gusiga mama n'agasaza ke kari katamerewe neza ari bonyine, nta wundi muntu wo kubitaho uhari. Yitegereje ako kana n'agahinda kenshi, maze arahindukira yitegeza mu maso ha mama we, aramubwira ati, mama, ntabwo nakagombye kuba gusiga wenyine n'ibi bibazo dufite byose, ariko ubwo ari wowe ubihisemo ngomba kubikora. Nizeye ko nawe mu bushobozi bwawe uziyitaho, ndetse ukita no kuri gasaza kanjye ubwo abaganga bazaba bamaze kukabaga. Nanjye ngiye kugenda nige neza, ntabwo nzagutererana mama, kandi ntabwo nzigera ngutenguha. Nkwijeje ko basaza banjye nzabitaho mu gihe cyose uzaba udahari, bifashijwemo na papa. Ndizera ntashidikanya ko nzabishobora.
yarangije kuvuga ayo magambo ubona mama intimba n'agahinda biri kumushengura umutima. Ubwo kandi akana nako kubera uburibwe bwinshi nako kari kurira. Nuko umukobwa arahaguruka aho bari bicaye hanze ku kabaraza, maze asezera kuri nyina n'umwana abasiga aho ngaho aragenda. Mama nawe amukurikiza amaso n'agahinda kenshi, maze abonye arenze niko guhendahenda umwana amuha ibere ngo arebe ko yaceceka. Ibere se ryo arakuramo iki ko nta n'agakoma aheruka? Mwakoze cyane kubana nanjye, reka tuzakomezanye ubutaha turebera hamwe iby'uyu mubyeyi n'akana ke. Mwari kumwe nanjye Wusi. Imana ikomeze ibarinde.